Reka nkubwire ibanga, buriya abagore benshi ntabwo bakunda umuhumuro w'itabi n'abakobwa ku buryo bw'umwihariko. Ariko rero abantu benshi ntabwo bayobewe yuko itabi n'ubundi ari bibi, ntabwo bayobewe ibibi by'itabi, ariko abantu bakomeza kurinywa. Bakavuga yuko byabananiye, bakavuga ko bagerageje ariko bikanga kuko itabi ni droge, kandi droge iyo ari yo yose igusunikira gukomeza kugerageza gukomeza uwo muco. Muri kino kiganiro ntujye kure, ndakugezaho ibibi by'itabi ariko nkubwire n'amabanga yagufasha kureka itabi, kuko abantu benshi baba barabigerageze bakavuga yuko ari ibintu bikomeye cyane kurireka, atari ibintu wavuga gutya ngo ureke, ariko hari amabanga yagufasha mu nzira yo kureka itabi niba wabyiyemeje. Icyangombwa ni ukubyiyemeza, ubundi ndakubwira ubundi buryo ushobora kugenza itabi rwose ukarisezerera burundu. Itabi ni ikiyobyabwenge mu buryo buzwi, birazwi rwose ko ikiyobyabwenge, kandi ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose kiragenda kikangiza umubiri, kandi ukabigishyira mu kamenyero k'ubuzima bwawe ukumva wakomeza ukagifata. Gikize cyane ku kinyabutabire bita nikotine, kigenda kikangiza umuntu by'umwihariko ibihaha, aho umwuka w'umuntu uturuka, aho umwuka utunganyirizwa n'iyi nzira yose inyuramo uwo mwuka mu mazuru, mu mihogo hose, ndetse n'umubiri wose ukagenda wangirika, ukumva umuntu yarwaye za kanseri, yarwaye ibituntu, yarwaye n'izindi ndwara zituruka ku bukana n'ubwo burozi buba mu itabi. Hari ingaruka nyinshi abantu bakura mu itabi, harimo indwara z'ubuhumekero nyine, hari ikibazo cyo kutuzuza inshingano ku bashakanye kijyanye n'uburemba, ibyo bita ikibazo cy'uburemba, hakaba kurwara amenyo, urumva nyine umuntu unywa itabi usanga amenyo yarahindutse yabaye umuhondo cyangwa umukara, ndetse akagira n'ibindi bibazo biturutse ku itabi, hakaba ibibazo ku bagore batwite ku buryo bw'umwihariko. Itabi ni ribi cyane kuko rigenda rikagera imbere rikagera no ku mwana atwite, noneho n'ibijyanye n'ubwiza, umuntu unywa itabi ugasanga afite iminkanyari kandi wenda akiri mutoya, ugasanga rwose uruhu rwe ntabwo rumeze neza ugereranyije n'abatanywa itabi. Ibibi by'itabi ni byinshi bijyanye n'ikibazo cy'amafaranga, kuko itabi rirahenze, nubwo wavuga ngo rigura make ariko rirahenze kuko bisaba kurinywa kenshi, ibyo bikagira ingaruka ku mufuka w'umuntu, bikaba byanatera n'ibibazo mu rugo uwo muntu abamo, cyangwa se n'abo babana, uwo bashakanye, kuko akenshi usanga bibabangamira, noneho no ku bana ku buryo bw'umwihariko, ugasanga wa mwuka mubi ugeze ku bana, ugiye kubangiza, urabatera ibindi bibazo, kuko burya umuntu utanywa itabi ariko ubana uri hafi n'umuntu unywa itabi, nawe rimugeraho, ubwo burozi nawe bumugeraho kuko ahumeka umwuka wangiritswe. Ni byinshi rero, ni byinshi ntabwo nabirondora, abanywa ibitabi bo barabizi yuko atari byiza, ugasanga barahora bakorora, ugasanga hari ingaruka nyinshi nabo bazi. Hari amabanga rero yagufasha mu rugendo niba wabiyemeje kureka itabi. Icyangombwa nyine ni icyo cya mbere, wabikoze cyane niba wabyiyemeje, niba ushyize ku munzani, bisaba gushyira ku munzani ukareba ese ibyiza itabi rinzanira ni ibihe, ese ibibi ni ibihe, ukabaransa ukareba, akenshi usanga ibibi ari byo byinshi, noneho bikaba byakubera impamvu yo gufata icyemezo
cyo gutangira urugendo rwo kureka itabi. Ni urugendo, hari abo bidashobora kuvuga ngo ndariretse bihite birangira, ariko ni ukubyiyemeza. Noneho rero ukora rwose imbonerahamwe, byaba ngombwa ukanandika ukareba ibibi by'itabi, ntiwubeshye ukavugisha ukuri, ukareba n'ibyiza, kuko hari abavuga ngo ribafasha gusinzira, ribibazigiza ibibazo, ibyo ni byiza wenda baba bavuga, rituma bagira akanyamuneza, ibintu byinshi, ariko noneho urebe n'ibibi iryo tabi rikuzanira, noneho urebe niba koko savoraperi, niba koko ari ngombwa gukomeza urebye n'ibyo bibi itabi rikuzanira. Ikindi cya gatatu ni uko ugomba kwiyemeza kureka inzoga, cyangwa se kuzigabanya ugereranyije n'urugero wazinywaga, kuko akenshi ni ibintu bibiri bijyanye, inzoga n'itabi. Ugasanga umuntu unywa inzoga aranywa n'itabi ku buryo buri hejuru. Ukiyemeza rero, iyo bimwe wabigabanyije usanga n'ibindi bigukundiye. Kuko nanone ikindi ugomba kwiyemeza kureka za nshuti mwasangiraga itabi, kuko buri gihe niba ugiye kubareba, niba muhorana kenshi kandi mwasangiraga itabi, kandi bo wenda batafashe uwo mwanzuro, bazagusunikira n'ubundi, nibatangira kurinywa nawe uzumva ka gahumuro kakwibukije kunywa itabi. Iyo umuntu rero yafashe umwanzuro wo kureka itabi, uhindura n'abo mugendana, n'abo mwarisangiranaga, ugasa naho ukase umubano wari ufitanye nabo, cyangwa ukagenza makeya mu rwego kugira ngo urengere amagara yawe. Noneho ahubwo ukagendana n'abandi bafite ibindi bitekerezo biganisha heza, bitari ku itabi, bituma utekereza ibindi nk'imishinga, cyangwa se n'ibindi bikorwa byaguteza imbere, aho gutekereza gusa ku itabi. Ikindi cyagufasha rero ni ukoza amenyo kenshi ku munsi. Burya iyo umuntu amaze koza amenyo, mu kanwa uba wumva rwose hari furesheri, n'ibiryo bisanzwe urabizi, iyo umaze koza amenyo hari igihe wumva utabishaka, umuneke wawe urya ukumva umeze nabi, n'itabi rero ni kimwe. Abantu barinywa bavuga yuko iyo bamaze kuborosa bakanywa itabi, baba bumva bitameze neza, bifite gu bizarre ukuntu. N'ibyo byagufasha rero ukaborosa n'umuti w'amenyo mu kanwa rwose neza, noneho rero bikagufasha kudatekereza ku itabi ako kanya. Wanarinywa byagucika, warinywa ukumva ntabwo riryoshye, ukareba warireka. Ikindi ni ugukora siporo kenshi. Gukora siporo, burya abantu bakora siporo bumva bameze neza, ntibatekereze nabi, ntibagire depresiyo, ntibagire gute. Itabi akenshi abantu bavuga ko ribakemurira ibibazo, siporo rero yatuma bumva bamerewe neza, bityo ntibatekereze ku itabi. Ikindi ni ukujya ahantu hari umwuka mwiza, ahantu hatuma baruhuka neza mu mutwe, bagatekereza neza, noneho aho gutekereza ku itabi. Bakugira inama nanone, igihe wumva watekereje itabi, wifuje itabi kandi warayiyemeje kurireka, ko warya ikindi kintu ukagisimbuza rya tabi. Tuvuge ni nk'imbuto, ni ikirahuri cy'amazi se, ni umuneke, ni pome niba uyibonye, ikindi icyo ari cyo cyose mbega cyajya muri wa mwanya w'itabi utekereje. Ibi ngibi birafasha cyane, ni uburyo bwo gusimbuza nyine, ukasa n'ubeshya ubwonko niba bukwibukije kunywa itabi, ahubwo ukanywa amazi, uba usanga bishobora gucamo nyine, ukareka itabi ukarigabanya. Dushobora kurya nk'agashikete, imbuto se,
n'ikindi kintu kikuri hafi cyaba icyo kunywa cyangwa icyo kurya. Iyo iba ibaye ni objet de remplacement, ni ikintu kijya gusimbura nyine cya kindi watekerezaga kiza kukwangiza. Ikindi wirinda gutekereza ku bintu bituma ubabara, ku bintu bituma ujya hasi, ibintu bituma byakubayeho wenda mu buzima, ukareba imbere, ukareba ukagerageza kubaho mu gihe urimo, n'igihe ukaritegura n'igihe kizaza, aho gutekereza cyane ku bintu byagenze nabi mu gihe cyashize, kuko bituma ubabara nyine, bituma niba hari icyakubayeho kibi ushobora gutekereza cyane kuri icyo kintu, bigatuma wumva umeze nabi, ukavuga uti reka ninywere itabi ibi ngibi mbyibagirwe. Oya, ibyiza ni ugutekereza ibyiza, ibintu bigushyira muri mudu nziza, ukamererwa neza, noneho ntukenere itabi. Abantu rero nabo bagukikije ni ingenzi, abo mubana, abo mukorana, abo bari hafi y'umuryango wawe, biba ari byiza nyine, byaba byiza wenda ukanabibabwira bakagufasha muri urwo rugendo rwo kureka itabi. Bakugira inama kandi yo kubyandika ahantu, byaba byiza ukagira agakarine ukabyandika rwose uti niyemeje kureka itabi, byaba bishoboka ukanagena itariki uti wenda uno mwaka uzarangira rwose naretse itabi, cyangwa ukavuga uti ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rwose kuri ino tariki nzareka itabi, ukagerageza kandi no kubishyira mu bikorwa, ukirinda ibishuko, ba bandi nyine mugendana, noneho na ha hantu warinyweraga, tuvuge warinyweraga n'abantu bo ku gasima ntazi aho ariho, bo ku muhanda, mu kabari se, ahantu warinyweraga ukahirinda, niba wahajyaga inshuro nyinshi ukazigabanya, kuko nujyayo nyine uzahita utekereza kuzinywa. Na bya bikoresho warinyweshaga, ugasanga niba wagendanaga mu mufuka wawe ibibiriti, ugendana za buriki, ibyo byose ukabishyira ku ruhande, wenda ukanabita. Amatabi rwose ukareba mu kabati aho wagiye uyashyira, n'ibipapuro bayabikamo ukabita, kugira ngo nyine bitazakwibutsa, kuko byose bikorana n'ubwonko. Kunywa itabi ni akamenyero ubwonko kaba kariyanditse mu bwonko, ariko iyo ufashije ubwonko bwawe kudahura n'icyo kintu kikwibutsa buri gihe, ushobora gutsinda uwo muco mubi wo kunywa itabi. Ikindi rero ni uko muri urwo rugendo washaka ubufasha ku bantu babyigiye, ku bantu babifitemo ubushobozi n'ubumenyi mu guherekeza abantu bashaka kureka itabi, barahari hirya no hino. Noneho ukababwira umushinga wawe, ukababwira yuko byakunaniye, ntubabeshye, ukababwiza ukuri rwose uti njya ncikwa nkakanywa. Ikintu ugomba kumenya ni uko gucikwa ukongera kurinywa kimwe n'izindi droge zose ntabwo bibaho, ugomba kwibabarira ariko ntibiguce intege, ukavuga uti nubwo ndinyweye kandi nari nariyemeje kurireka, ndeka nkomeze, kuko ushobora gutekereza uti narinyweye reka nikomereze n'ubundi nta myaka 100. Oya, niba wabyemeje byiyemeze utangire, niba ugize ibibazo ukagwa nta kibazo, wibuka bya bintu wiyemeje, ugomba kureka uwo muco wo kunywa itabi. Ushobora no gushaka umujyanama, uretse na wa muporofesiyoneri wenda wabyigiye w'umuganga, ariko ushobora no gushaka umuntu w'inshuti yawe, ni umuvandimwe se cyangwa ni inshuti yawe ku buryo bw'umwihariko, ukamubwira ko ushaka kureka iryo tabi koko, akaguherekeza, akagufasha, akajya kwibutsa, mukanabiganiraho. Ibyo nabyo birafasha.
akajya kwibutsa, niba hari n'imiti ufata akakwibutsa ati se wayifashe, mukabiganiraho, akaba ari we ubwira ibibazo byawe. Ikindi rero ni uko ugomba kwiyemeza gutangira nonaha, ntubishyire mu mwaka ukurikiyeho, ntubishyire mu ryari. Ibyiza ni ugutangira nonaha mu gihe cya vuba rwose, ukabyiyemeza, kuko itabi ni ribi. Ibibi byabyo twabivuze, hari n'ibindi byinshi buriya biba biriho. Ahubwo niba urinywa usangiza abandi, si ngombwa yuko ushyiraho amazina yawe, usangiza abandi ubuhamya cyangwa se ibindi bibi bishobora kuba ku itabi wenda tutavuze, ariko bishobora kugirira abandi akamaro. Ikindi kintu rero nshaka kuvuga, hari irindi tabi rikoreshwa ku buryo bw'ubusirimu, ibintu bita shisha, ikintu abantu benshi bitabira n'abakobwa, ugasanga rwose bararinywa cyane mu minsi mikuru, nk'ubusirimu, nk'ikintu cy'ubusirimu. Ariko menya yuko naryo ari itabi, nayo ibamo burya, ibamo ibintu bishobora kugutera ibibazo by'umwijima, by'ibihaha, noneho ukazarwara na kanseri cyangwa se izindi ndwara z'umutima. Shisha ntabwo ari ikintu nakugira inama nacyo yo kukinywa, ubwo ndimo kukubwira ibibi by'itabi. Na shisha ntabwo ari nziza. Hari shisha bavuga yuko itarimo ubumara, ariko ni ukwitonda. Bino bintu bya shisha abantu barabihagurukiye nk'ibintu by'ubusirimu, bakifotoza bakagira gute, nayo ni itabi, nayo iba irimo ubumara, kuko basanze muri shisha habamo ibintu bigera ku bihumbi 4 biri togisike, by'uburozi. Narya amazi akagenda ni umwuka uzamukira mu muntu, ariko nabwo ni togisike, ni uburozi, kuko bashyiramo ibintu, hari ibyo bita nka merasi, kandi nayo ifite inkurikizi zitari nziza ku mubiri w'umuntu. Harimo na za gudro, ibyo byose babisanze muri shisha. Za gudro, za monoxide de carbone, ugasanga byose ni uburozi buba muri shisha. Kimwe na za sigarete elegitoronike, izo nazo zarateye ngo zifasha abantu bashaka kureka itabi, ariko nayo ni itabi. Gusa hari igihe byo bavuga bati wenda umuntu yayikoresha agenda agabanya urugero rw'uburozi buba buri mu matabi, ariko nayo ni itabi. Ndakeka rero mwadukurikiye, izo nama bakugira mu rugendo rwo kureka itabi nawe wazigerageza, ariko by'umwihariko ugatangira nyine gukora ibyo bakubwiye. Ibitabi ukarishyira ku ruhande rwose, za sandiriye ukazishyira kure cyangwa ukazijugunya, za burike za zindi zigenda zigucira mu mufuka, zicira umufuka, ukazishyira kure, bityo ukazatana n'itabi mu buzima bwawe, kuko rikwangiza. Uretse no kukwangiza, abo mubana, abo mugendana, niba uri n'umugabo mu rugo, wangiza na ba bandi bagukikije, kuko uwo mwuka, hari nk'abagabo rwose badatinya no kunywera itabi imbere y'abana babo, cyangwa se imbere y'abagore babo n'iyo batwite. Ibyo rero ntabwo ari byiza, kuko nabo, abo bana bakiri batoya, nabo usanga bahumetse wa mwuka, ukagenda ukabangiza. Ndagushimira wowe udukurikiye, wibuke gukora subscribe nk'uko bisanzwe. Niba utari wayikora, nguhaye ikaze kuri runo rubuga. Niba ari ubwa mbere uhageze, ukore subscribe, urebe n'ibindi biganiro twagiye tugutegurira, urigiramo byinshi byagufasha kugira ubuzima bwiza.
Njyewe waguteguriye bino biganiro unabikugezaho nitwa Celine, urubuga ni Ntayorwa, ukomeze kubana mu biganiro byacu, mugire amahoro n'ubuzima bwiza.